Reka ngusuze kandi mwifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho urereye hose rero aho dukurikiranira waba uri mu Rwanda cyangwa uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tukwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. N'amakuru rero ari kugenda agarukwaho ni inkuru nziza, ni inkuru mu by'ukuri ubwo yamenyekanaga abantu benshi bavugije impundu. Gutwita ukabona uribarutse burya nta kuntu bisa, biba ari ibyishimo cyane mu muryango. N'umuryango rero wa Vestina ndetse na Idrissa, aba rero bakoze ubukwe, bwo bakoraga ubukwe bwavugishije abantu benshi hano mu Rwanda. Baje rero kwibaruka, baje kwibaruka imfura zabo, bivuga ko baje kwibaruka impanga. Uyu Vestina rero hari bimwe yaje kuba yatangaza nyuma yuko yibarutse impanga. Turibuze rero kuza kubigarukaho muri aya makuru, kandi nanone mu by'ukuri abantu benshi bagiye bagarukaho cyane bavuga bati se mu by'ukuri Vestina ko twamubonye atanga ikiganiro ejo bundi kuri MIE Empire, bigaragara ko adakuriwe, byagenze bite kuko mu by'ukuri bitagaragaraga. Ariko ibi ngibi ntabwo abantu benshi babikonseho cyane, bitewe n'uko burya umuntu hari igihe aba atwite ariko inda ntigaragare, ariko ugasanga mu by'ukuri aratunguranye. Uyu Vestina rero hari amakuru ari kugenda agarukwaho, bivugwa ko yaje kwibarukira muri Canada. Aha rero ni mu ruzinduko yari arimo, ndetse we na Dorcas na Irene hano rero muri Canada. Niho yaje kuba rero yabyarira. Impundu zahise zivuzwa aba hano mu Rwanda ndetse no muri Canada, ku basanzwe bazi Vestina, ku bakunzi be basanzwe batuye hano muri Canada. Mu by'ukuri ni amashimwe menshi ku Mana. Niyo makuru tugiye kuza kubagezaho muri kano kanya. Hari benshi rero bari kugenda bibaza bati se mu by'ukuri Vestina ko yatanze ikiganiro kuri MIE Empire, ndetse akaba yanagiye avugiramo amagambo akomeye. Amagambo yavuze yatumye abantu benshi bibaza ku rugo rwe na Idrissa. Mbese muri make benshi bari kugenda babigarukaho cyane. Byinshi rero tugiye kuza kubigarukaho. Turagaruka ku aya magambo Vestina yaje kuba yatangaza ubwo yabuzaga murumuna we Dorcas kuzashaka akiri muto. Hari benshi bagiye babigarukaho mu by'ukuri, bavuga ko uyu Vestina ashobora kuba atabanye neza n'umugabo we, ndetse babona Dorcas arimo kurira kuri MIE Empire. Nabwo bavuze ibintu byinshi mu by'ukuri. Hari n'akavideo kaje kugaragara ejo bundi ubwo Vestina yarageze kuri airport muri Canada. Uyu Vestina rero akaba yaraje kugaragara n'akavideo ubwo yahise aryama aho ngaho nyine aho bategerereza indege. Hari byinshi rero byagiye bigarukaho. Ndatekereza ku kavideo benshi mwaragiye mukabona kacaracaye ku mbuga nkoranyambaga, aho benshi rero bagiye banatanga ibitekerezo bavuga bati Vestina byanga byakunda arakuriwe, aratwise, dore ko mu by'ukuri murumuna we Dorcas ajya kubona Vestina ajya kuryama aho ngaho, kuko yashashe ikote arangije rero aba ariryo aryamaho aho ngaho rero hano ku kibuga cy'indege muri Canada, aho abagenzi basanzwe rero bategerereza indege. Mu by'ukuri byaranatunguranye, abantu benshi babitanzeho ibitekerezo bibaza bati se mu by'ukuri Vestina yaba akuriwe ku buryo yakwitwara kuri. Hari abantu rero bagiye bitangaho ibitekerezo babigarukaho. Mu by'ukuri burya ababyeyi, umubyeyi wabyaye, umubyeyi wagiye watwise amezi 9 kajya kubisaka byara ababizi. Mu by'ukuri hari abagiye batanga ibitekerezo bagaruka kuri Vestina bavuga bati mu by'ukuri ntihagire umuseka, ntihagire umutera amabuye. Vestina aratwite ndetse binagaragara ko anakuriwe, ari hafi kubyara, ariko mu by'ukuri abandi ntabwo babyumvaga. Gusa inkuru yaje kuba kimomo rero ubwo amakuru yageraga hanze yo kuba Vestina yaje kuba yakwibaruka imfura ze. Turavuga ko ari imfura ze kuko ntabwo turashyira mu buke, ni imfura ze kubera ko yabyaye impanga, aho bivuga ko rero yabyaye agahungu n'agakobwa. Mu by'ukuri Vestina ni umwe mu bahanzi hano mu gihugu cy'u Rwanda uzwi, wamenyekanye cyane, cyangwa se uzwi n'abatari bakeya, we na murumuna we Dorcas, dore ko mu by'ukuri aba bakobwa cyangwa se aba bakobwa mu by'ukuri uyu Dorcas ni umukobwa, Vestina we yari yamaze kuba umugore. Uyu Vestina na Dorcas rero mu by'ukuri bigaruriye imitima y'abatari bakeya hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda.
ari nayo mpamvu rero bari banagiye hari ibitaramo rero baje kuba bakorera hano muri Canada nk'uko Irene yaje kubitangaza ku munsi w'ejo hashize, aho yatangaje ko ngo Dorcas yari amerewe nabi cyane ndetse ngo yajyanwe kwa muganga, ariko ntabwo yagaragaje ibyo arwaye. Mu by'ukuri abantu baje gutungurwa rero nuko amakuru yahise ajya hanze avuga ko Vestina yamaze kwibaruka imfura ze zigera muri ebyiri, cyangwa se abana be babiri b'impanga yaje kwibaruka. Rero tugiye kubigarukaho ku buryo burambuye, tugaruke ku magambo yaje gutangaza n'ibyavuzweho byose ubwo yakoranaga ikiganiro na Irene kuri MIA Empire, ndetse ari kumwe na murumuna we Dorcas. Ari amagambo yamubwiye amubwira ko ngo aramutse ashatse ari mutoya, mu by'ukuri bitewe n'amarangamutima yabivuganye ngo ashobora kuza kuba yashaka ikinyafu akamukubita. Bitewe n'amarangamutima rero Vestina yabivuganye, byatumye bivugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, ndetse banagenda babigarukaho mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Reka rero tugusabe, niba ari ubwa mbere ubanye natwe, ukande kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe ukanda kunzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona mu ba mbere, amakuru yacu ugiye kurikirana 5 kuri 5. Turagusaba rero gukora share, byibuze aya makuru ukayasangiza abantu 2 cyangwa 3. Urabuduteye nk'ukomeye cyane, urabutweretse ko ubana natwe 5 kwa 5, ko uzajya dushyiraho amakuru notification uzajya uzibona uri mu ba mbere. Turagusaba rero gukora like, ujye muri comment naho utanga igitekerezo cyawe. Burya iyo uduhaye igitekerezo bitwereka ko ubana natwe, bitwereka ko udukurikira, ndetse natwe bikatuha motivation, bikaduha gukora cyane kugira ngo tujye tukugezaho byinshi kandi byiza. Turagusaba rero kubikora, jya muri comment utanga igitekerezo cyawe. Ese wowe urabibona ute kuba Vestina yibarutse imfura z'impanga, cyangwa se yibarutse impanga ku nshuro ye ya mbere abyara? Mu by'ukuri wowe urabyumva ute? Kandi niba unakunda Vestina na Dorcas, turagusaba kujya muri comment ugashyiramo udutima twinshi, ukagaragaza ko Vestina na Dorcas ubakunda by'ukuri. Wandikemo udutima twinshi ndetse ushyireho 100%. Mu by'ukuri biragaragaza ko ubakunda, ndetse ubakunda 100%. Reka rero tugaruke kuri iyi inkuru yakomeje kugenda irikoroza ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bari kugenda babigarukaho bavuga ngo Vestina yaba abyaye igihe kitageze. Ese mu by'ukuri koko nk'uko byagiye bigarukaho ko ngo yagiye atwite, koko yaba abyaye igihe kitageze? Mu by'ukuri ababara bazi kubara neza, mujye muri comment mutubwire mu by'ukuri niba koko Vestina yaba yabyaye igihe kitageze. Ariko ngiye ku bwanjye ndumva igihe cyari kigeze Vestina, igihe cyari kigeze ko mu by'ukuri abyara. Vestina rero ngo yaje gutungurana ubwo yageraga hano muri Canada. Akigera hano muri Canada rero ngo bari mu gitaramo, ngo yaje gufatwa n'isereri, birumvikana nk'umudamu utwite, namwe murabyumva. Nibwo rero ngo yahise yirukankanwa rero ajyanwa kwa muganga. Ageze kwa muganga rero ngo bahita babona ko atwite, ndetse ari no hafi kubyara. Mu by'ukuri aguma kwa muganga kugeza ubwo rero yaje kubyara, abyara abana 2, ndetse binakomeje kugenda bigaruka ko aba bana yabyaye ngo ari umuhungu n'umukobwa. Amazina y'aba bana rero ntabwo aramenyekana, ntabwo arajya hanze, ariko mu gihe kitarambiranye rero turaza kuba twamenya amazina y'aba bana baje kuba bakwibarukwa na Vestina, umuhanzi nyarwanda, umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana afatanije na murumuna we Dorcas. Ibi rero bikaba byaranatumye bigarurira imitima y'abatari bakeya, haba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Vestina na Dorcas, izina yuvuze izina Vestina na Dorcas, mu by'ukuri abantu bahita baryumva vuba, abantu bahita baryumva muri ako kanya. Vestina rero yagize icyo atangaza ku mbuga nkoranyambaga ze, aho yatangaje ko mu by'ukuri ngo rwari urugendo rurerure, ariko Imana ikaba irusoje neza, ndetse akaba yakomeje kugenda ashimira n'abaje kuba bamuba hafi mu gutwita kwe, ndetse no mu bukwe bwe ubwo yakoraga ubukwe. Yashimiye abantu benshi, yagarutse ku bantu benshi rero bagiye bamuba hafi. Uyu Vestina rero mu by'ukuri twamwifuriza ngo ni yonkwe, ndetse kandi asubireyo namahwa. Gusa ni ibintu byashimishije abantu benshi, baba abanyarwanda, baba abanyamahanga cyane basanzwe bazi amazina aremereye ya Vestina na Dorcas. Mu by'ukuri byashimishije abantu benshi cyane.
ngo ngayo rero update z'amakuru yarakomeje kugenda agarukaho kuri Vestina ndetse na Dorcas aho bari hano muri Canada. Uyu Vestina rero akaba yaje kuba yakwibaruka imfura ze, akaba yibarutse abana babiri. Mu by'ukuri ni ibintu byashimishije abantu benshi cyane, dore ko bari basanzwe rero banafite abakunzi benshi haba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tugusabe rero niba ari ubwa mbere ubanye natwe utwiyungeho kandi kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye ubone mu ba mbere amakuru yacu ugiye kurikirana gatanu ku kandi. Turagusaba gukora share cyangwa se partage amakuru kayasangiza byibuza abantu babiri cyangwa batatu. Uraba uduteye nk'ukomeye cyane, uraba mu by'ukuri utweretse ko ubana natwe 5 kwa 5 ndetse ujye muri comment utanga igitekerezo kandi ukore like. Mu by'ukuri ibiraba bidufashe cyangwa se uraba ugize icyo udufasha, uraba ugize umusanzu utanga. Ndetse reka tunagushimire kubwitange wagize ukabana natwe kuva ku ntangiriro z'aya makuru kugerageze ku musozo. Ni by'agaciro komeye cyane urongenze kuri twe, mpamvu natwe dufasha umwanya rero kugira ngo tugushimire kubwitange wagize ukabana natwe kuva ku ntangiriro z'aya makuru kugira ageze ku musozo. Ni by'agaciro komeye cyane urongenze kuri twe, kandi tunakurarikira kuzajya udukurikirana uko dushyizeho amakuru, kazajya uba uri mu ba mbere uyakurikirana. Ariko biragusaba gukanda kuri sabone cyangwa se kwiyandikisha ukiyabonesha, wakanda kuri sabone cyangwa subscribe, ubundi ukemeza no kunzogera tukajya twibanira 5 kwa 5. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye. Amakuru naka garuka Astra Vista.